kuri Paruwasi ya Regina Pacis hano i Remera muri mugoroba habereye misa yo gushima Imana ndetse no gusengera umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika Papa Leo wa 14 uherutse gutorwa akaba yaratoye ku wa 4 w'iki cyumweru. Ni misa yitabiriwe na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Mugenzi wacu Calixte Kaberuka niho yarari, turi kumwe hano muri studio. Kaberuka, wiriwe neza? Kanza iriwe neza cyane. Iyi misa yo gusabira Papa mushya Leo wa 14, Minisitiri w'Intebe yagize ubutumwa atanga, ariko nk'umuntu wari uhari watunyuramo muri make ubutumwa bwatanzwe muri iki gitambo cya misa. Nibyo Kanza, nkuko wari umaze kubivuga, ni igitambo cya misa, ni igitaramo cya misa yo gushima Imana ndetse no gusengera Papa mushya umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Birumvikana ni misa yitabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye, ni misa kandi yitabiriwe n'abakristo Gatolika. Birumvikana baturutse muri Paruwasi ya Regina Pacis i Remera ndetse n'abandi baturutse hirya no hino kugira ngo baze bafatanyirize hamwe mu by'ukuri ibyishimo. Birumvikana Kanzaire, itorwa rya Papa ni ikintu gikomeye cyane, twagiye tubigarukaho cyane ndetse no kuri RBA. Birumvikana ariko abakristo by'umwihariko bati intama zibonye umushumba, intama zabonye umushumba. Kuba intama zidafite umushumba nabyo ngo byari ikibazo mu minsi mike yari ishize, nyamara Papa Francis yitabye Imana hagacamo igihe runaka hagatorwa undi mushya ariwe Papa Leo wa 14. Ni misa kandi yanitabiriwe na bamwe mu bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, birumvikana b'abakatolike. Mu butumwa atanze misi humuje, ni Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente mbere na mbere yagaragaje ko u Rwanda rwakiranye yombi itorwa rya Papa Leo wa 14 kandi ko u Rwanda rwiteguye kuzakorana nawe nk'uko byari bimeze n'ubundi u Rwanda rwakoranaga n'uwo yasimbuye Papa Francis witabye Imana ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka, ndetse anagaragaza ko byanze bikunze abakristo Gatolika bagomba kumushyigikira muri iyi mirimo atangiye, mirimo mishyashya atangiye yo gushumba abakristo basaga miliyari 2 abakristo Gatolika hirya no hino ku isi, ndetse akagaragaza neza ko u Rwanda ruzakorana nawe mu guteza imbere cyane cyane imibereho myiza y'abaturage. Kanzaire ntabwo yavuze amagambo menshi, ariko yagaragaje ko yarahagarariye umukuru w'igihugu mbere na mbere muri iki gikorwa. Ati Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'u Rwanda muri rusange twiteguye kandi twakiranye yombi itorwa rya Papa Leo wa 14. Birumvikana abakristo bo ni ibyishimo, bati twiteguye birumvikana Kiliziya Gatolika n'umufatanyabikorwa ukomeye mu nzego zitandukanye, bwo nk'uko yabivuze na Leta y'u Rwanda ikaba yiteguye gukomeza gufatanya na Papa mushya Leo wa 14. Ni iyobokamana birumvikana, ariko Kiliziya Gatolika ikunda nanone kuza mu bintu bya politike mu rwego rwo guteza isi imbere. Yego, urakoze cyane Kaberuka. Kanzaire ndagushimiye. Ngayo nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda, mukomeje kubyumva rero kuri Kiliziya ya Regina Pacis hariya mu mujyi wa Kigali habereye umuhango wo gusabira Papa, ni misa yo gusabira Papa mushya Leo wa 14 nyuma yaho atorewe. Muri kumva rero ni kuzo n'ibyishimo n'umunezero ku bakristo Gatolika bo mu Rwanda hose, dore ko u Rwanda nk'igihugu kimwe mu bihugu bikorana na Kiliziya Gatolika neza cyane, nk'uko na nyakubahwa His Excellency Paul Kagame yabigarukagaho. Ati ku ngoma ya Papa Francis Kiliziya Gatolika yongereye umubano ukomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda. Muzi ko Kiliziya Gatolika yagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ariko Kiliziya Gatolika iri muri bimwe mu bigo cyangwa se mu nsengero zemeye guca bugufi binyuze ku mushumba mukuru wabyo nyakwigendera Papa Francis. Yaciye bugufi asaba imbabazi abanyarwanda bose, azisabira bamwe mu ba bepiskopi bagize uruhare mu kwica abo babwirizaga ijambo ry'Imana cyangwa bari bashinzwe guha ubutumwa bwiza. Kuri uyu munsi rero kuri Paruwasi ya Regina Pacis hariya mu mujyi wa Kigali, nk'uko mwari muri kubikurikirana ku makuru yanyuze kuri RTV, umuhango waje kuba wo gusabira Papa mushya Papa Leo wa 14. Ni umuhango wari witabiriwe
na minisitiri w'intebe Edouard Ngirente. Muri kumva yuko ni umuhango wari wahaye agaciro wari witabiriwe n'abepiskopi haba bari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Nk'uko mwagiye mubikurikirana rero ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, murabizi yuko hariho papa mushya waje guhabwa izina ry'ubupapa rya Leo wa 14. ni umupapa w'umunyamerika ndetse n'igihugu cye cy'Amerika cyishimiye bikomeye cyane. Muzi yuko perezida w'igihugu cya USA cyangwa se cya Amerika Donald Trump ari mu bishimiye bikomeye cyane itorwa ry'uno mugabo Leo wa 14 uri kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi yose nk'umushumba wayo ku izina rya papa. Ibi byose byabaye nyuma y'urupfu rutunguranye rwaje kugaragara babonetse kuri Papa Francis, umwe mu bapapa bagiranye ibihe byiza n'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko no ku ngoma y'uno mupapa Francis ariho u Rwanda ku nshuro ya mbere rwaboneye mu karidinali wa mbere, dore yuko Karidinali Antoine Kambanda yimitswe na Papa Francis wapfuye afite n'umuhigo, afite n'inzozi, reka nzita inzozi, dore ko yari yaratangaje yuko yifuza kuzagera mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko n'abandi bamubanjirije bagiye bahagera. Murabizi Papa Yohani Paulo yahageze mbere ya genocide yageze mu Rwanda, none Papa Francis nawe yari afite umuhigo wo kuzagera mu Rwanda nubwo yapfuye atarabigeraho. Kuri uyu munsi rero nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva, nibwo habaye misa yo gusabira papa mushya, Papa Leo wa 14 yabereye kuri Paruwasi ya Regina Pacis i Remera mu mujyi wa Kigali. Umuhango wari witabiriwe na minisitiri w'intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente. Ngaya nguko rero iyi nkwibutsa yuko ni Waramutse Rwanda ubu dukurikiranaho, nimba utarakanda subscribe iki nicyo gihe ngo be wayikora. Ciao.